ko genda ukorana n'ize ngiriya ya Jolie aba yavuze ateme biriya koko bavuze umuntu bamwe n'abantu batatu bane naje ibyo byose ni ingenda sinzareka kubona aho mawiri uzareba inzu y'umunyabucafu cyane uzugenda gutya ugishika kama uyegerezwa n'igitsira kiva nk'ahana hariya cyangwa ukiyegerezwa n'isazi zitandatu zirindwi ntawaneye ntawagize n'umwanda wihishe ukiyegerezwa n'igikombe agasahani byonyine bikagutanga kukubwira amakuru n'ibintu atarayakubwira ukama wibonera ukuri yego niko na wa wundi nawe umuntu mubi wenyine nimbaza akora ibintu ibi nibi kugiye wicaranye n'umuntu nimwogira n'isaha utaramenya comportement ziwe uzamumenya ngo mutagira igipindi zari byose takeye ndakunda abashitsi b'imwe ndazayishira mu masegonda gusa mukatanye wari wabona aho kwakoresha ubujyajya mu kukuvugisha wari wabona aho umuntu ushika mukama mwisanzurana mukama mugira nkaho mwari mumenyeranye igihe kirekire kandi ari bwo duhurana emene ka connection zacu zikururana gute umunsi wa mbere namucyaha nacubuza inkweto twamba tutaranaturana turakunda kabiri kangahe abansanze aho nari naho umuntu kukubwira ngo uzazugira ngo complexe yuko bakubwiye ngo kana kameze ngo usurushiriza ahubwo kumwegera kandi ukumurushiriza kumwegera na wa wundi wakubwiye ya makuru naho biza birangira akubasanze namubwiye ya makuru ntacyo byarutwaye ariko naje uyu munwa wanje akama wenyine yiyiza hello muraho akunzi bo Kwandagano TV show turabashuje cyane turabahobeye twatubakumbuye uyu munsi rero tugarukanye n'umutumirwa udasanzwe ariko mbere yuko tumuha ijambo reka tubanze tubibwire na mugenzi wanjye kugira ngo abantu batoye ubwa mbere bamenye ngo abantu bo kuri Ndagano TV show ni bande kugira ngo nawe tuze kumwakira twibwire nyuma ngiye uri kubavugisha nitwa Nyambo Jolie nkaba nkorera kuri itorero rya Ndagano TV show reka na mugenzi wanjye naho bibwire. Murakoze cyane mumeze mute abakunzi bo kuri Ndagano TV abafana bacu inshuti zacu mumeze mute twongeye twagarutse natwe tumeze neza turashima Imana gusa hano nkaho nje mfite kaka grip ukuntu ariko ntaco indoya nyinshi ariko ndakira ntaco bitwaye hanyuma uyu munsi ntabwo turi twenyine sindavuga amazina maze mwitonde ko ndumva mfite nk'ibintu ibyo bintu ni ibikima ndumva mfite ibyishimo kongera kwakira Miss Katanga kongera kwakira mubyara wacu twamugaruye abantu barabidusabye sinari mpari mu kiganiro cy'ubushize ubwo twari twamwakire kuri centre ntabwo nari mpari ariko numvise wankonkoboye kweri naje ndaje mukonkobori arege muraruzerera nage kuzerera nuko abacu bamwakira ndababara pe hari abantu basize barabizi nari batonganye ako kantu ndabika kubwira ubunyine hanyuma murabona ko niko nababwiye nyine turi kumwe n'umushitsi Miss Katanga turakwakire bina karibu wisanzure uvuge kabisa ibikurimo Abanyokorome twakirishwa kwa nyirarume hari ukuntu abayashitse azayirembekera gatazavuga menshi ushika kwa sebu oya twagano kwa nyirarume kwa so ariko urabona nyine naje kwa babyara banje waje hano turi ni kwa babyara bawe hirya ni kwa abanyokorome nicisha magari ko hano nawe urabizi ari bera turakubitana na mukuru urabizi hanyuma hari agaciro amazina ni ukuru Alice hanyuma reka twakira umushitsi wacu abibwire tubone utangira ikiganiro. Murakoze cyane kijiji cyo Kwandagano TV show kunyakira murakoze neza ebana muri abantu beza muzi kwakira ampisi nano bakabana babyara banje binteye ishema kuba ndi mu maboko y'ababyara banje kugira ikibazo mu maboko meza naho no sinzira nta karungo boshiriramo kavuye he tanako tugira sinakababaje mu mwishakoshi oya tugira ikibazo mazina rero akanyita Emerance Furaha kaba mfite ikijiji cyitwa Miss Katanga official aho niho mbarizwa
abari banza hari wenda mu bari bakikaga subaye misikatanga gute mbere nakoreraga yaje ari Eme TV show icyo wakoze yicyana reka nayo ikomeza ishimutwe yagize amazina nk'igihumbi yatangiye ari Eme biza kurangira ibaye birahava bija kuri furaha birahava bisigaye biri kuri Robert amarogozi abacanze nabo amanya wari wakurungiye yewe agiye kubisana nyine n'ibintu bizazana ariko none ufite ijya misikatanga riri official nta wundi muntu muzaribonana ni jewe nyine kaba narabaye na misikatanga irubumbashi no kuvuga ngo ntabwo ari izina gusa ako kantu arivye kuko kubaza ntabwo ari izina gusa mbaye nkujije ntabwo ari izina gusa yarafite kubaza yo kavuye urahamenya mpeze icubahiro ko nabaye misikatanga katanga yose muri katanga barakunomye baratoye se uriyamamaza babona wujuje kriteri wariyamamaje abaga kwiyamamaza nk'abamisi noneho mu marushanwa bizaga kugaragara ari uhagarariye ubwiza ibaza abakobwa bose bo muri katanga akaba ari ubahagarariye urumva yose Kinshasa Equateur uramenya kanzazamwe umusaruro muri Equateur Karemire muri Katanga ahubwo Karemire muri Katanga muri Katanga Karemire ese amashuri niza niba yaramariye sense eko kaho kazogenda kagarukira mu nzira buko niko yazaga kokara cyane amasomo y'abantu bizi ikigoro batumenyana bakazamuza wahazi amazo gahunyiza igitotsi gusa amazo ngo kujya hurure amazo gahunyiza ugusubiza impishi wahazi ntacyo kuza guhunyiza jore nikiki cyakaza kitumusinzira ku ishuri mu baprofeseri batanga ayo makuru icyongereza jewe n'amate imibare kandi yewe natangiye nza nyumva akubije kugira nyuma ndavuga harukuntu yakazintera nk'ibitotsi histoire utuntu tujanye za histoire za geographie za français nayo ari kigira makuru menshi bagabaza gakora ariko geographie ariko vuga ngo mathematique irageze iyo baje ngo x ngo abihinduremo nimba ari iki vanare nakongana hinduramo narinze minuza abe n'umunyana ngo wambwiye x ngo yabyaye y ngo y umwana wanje azamaza ngo mama nifanyie moa uragwaye igeuke kushiri kwa shika kitabu pale enda kwa YouTube kwa nini Google itakusaidia nibere muri stress mama sunasema ngo nisoma we nasomya babarira hanyuma warurangije kwibwirana ariko hari akantu waruvuze ngo uramubwira ni nkaho warusigagiwe nawe oya yekera ngiye kuvuga ngo yarangije kwibwira abantu nkamubaze amubwire hanyuma aba bacu igihe waje hano kuri ndagano wasize ikintu kimwe kandi ico kintu ndagikundira iba kuvugira ingara ariko ntudukonkobora n'udukonkobora ndaje kubisobanuza kuba yumve ibyo wavuze mutonesha rutonesha tube hafi mutonesha niwo muyombe wawe kubazi kandi ngo azabona ifishi yawe kwiki kandi jewe nkubwiye umuhanuzi wiwanje ni rutonesha kabisa urazugira kandi wavangirwa eme yavuze iki hari uzamugenda muti muyomba we arankocoye arankocoye nimba uririmba eme nkajya Miss Katanga nimba uririmba nimba usenga tushaka ko senga oya uko tiyo senga abanebwaga n'ibyabo oya gusenga birasanye batugaye kurangiza ndabazasenga tugitanga ndagiye kugeza rya agasenga kurangiza urangiza usenga utatangiye usenga agomba saza ari hanze ariho ndanebwe uramfashe tutirutse rutone urebe uyimwisha ndamukugabije bande ko nanga boza ndenge nini boza bye batu ya ndagano TV show de pesi binombote isika bozali ese namwe mbanze mbabase kano kandi ko mwafashe akono gukundura musaza uramusaza nyakwigendera wagiye harage uramusaza ari mwiza abantu bamuzi bazoze batubaze ndagano bambere mu banyamurenge beza yari mwiza kwisura kwisura ubu nyandamana mukuru kandi kwifoto uzaba apari ifoto se ya kera iyo
oya abantu kandi reba bamubonye oya visa. nyine reba ukuntu ari ifoto ya kera ariko reba ukuntu afite ubwiza yari umugabo mwiza mwiza cyane uruta papa se barahuye singiye kubura na pawe Ndababujije. ariko ndagana yari mwiza mu banyamurenge wewe usanga ari amurutera kuvuga ngo Number one. nta muntu warusha papa ubwiza n'abandi bose barabizi abantu bazi ndagana uzaye yari kubaza umugabo wa hari mbere mu banyamurenge amurikara iriya za mikarasi za kanogo ubaze ngo ndagano ni na za rurambo abantu babanye na ndagana muzaze mutubwire ariko tuzobazanira hano umuntu uzi amateka mwa mama mvugaga ati Abantu rero cyangwa bakonzorera yacu wumva. kubera urukundo twagukundana bigomba kwitwa ndagano ndagana ndagana agomba guhoraho muri twebwe bana we bazaba bizenga indege bazomona bango baba vraimen bizengi yo mone ke ba zikombo wa pesi koko na bango esi bomona bango ndeni aba mayele to baba mayele te vraiment balingaka koko na bango tiki ba pesa bango mbote ezake balingaka koko na bango pena sepeli kovanda na kiti oyo swate na eglise oyo na sepeli makasi bandeko nanga uswate bakamahadi nanga ba amina ngai intime bokende pa na bango bokende kosala subscribe s'abonner na channel oyo naje ndasabana ndayumvishije hari tumwakubita nkavuga ati iwacu nta haroza sikoyo tolinga kabango tolingi tosolola ba esengi kenalo balingala me lelo na esengo te ona lo balingala merci mingi nalinga kabino makasi I love you na sisi I love you ngo tutarutera vuze nane ko stumvishije no I love you so much muzadusobanurire nimba atakuntu yabaye batakunta nkoboyi muzadusobanurire niko yewe bwana rushogote mama shaho we ndakubujije icyo gito tubikweda nibi nakati kagati tumenya ngo byakatitse kubera ko prince wasinziri iriya bimeze gute uba washiriye kari akantu kakandeba kuko nibikati kandabimenye ko byakati hanyuma mama shaho we wagira ngo araye muri kanyangisho yari mwikesha cameraman yadusinziranye yari asengera ngo akazi kagende neza twumva ko uyu munsi wowe wabonye kwandagano uragira ngo kwandagano ntibaza basinzira tafazari bahora bari conjo hanyuma reka mpe sister nawe uyu munsi niki ubaza muzara wacu ahubwo mbere yuko tugira hari ijambo za nkunda kumva nje bikantera amatsiko bandeko no kuvuga gute bandeko nangaye bandeko ahubwo je nko kuvuga yego ngo je nko hari kintu ngo Sasa bazavuga ayi kandi rero agafasha umutwe ndavuga karagiye je buri munsi bandeko bandeko no kuvuga ngo bene wacu tumba ko memba za kantu gafite amana bene wacu abo ndasho wakamenye njyewe buri munsi ndamva bandeko akawe bandeko esa hajya kaje ho ngo azari nayo uraza gutukana ndakuvuga uvuze kana garuka izina rya Yesu uravugisha ukuri tungo subiramo oya wamuvuga cyakintu wazari zambe wazari nimba nazari nzambe azazambe no kuvuga gute ni imana nzambe nanjye nzi ko ari imana zambe ni imana ariko kira kintu uvuze cyakindi cyo mu izina nkuru namye mbona kuvuga amarengana ntayo nzi sirakubwiye ngo urituka iyo nari nituse sintuka abandi nje hoga ntacyo bitwaye ikibazo bari ko notuka abandi naho nje nitutse kwituka se yego rero uyu munsi twagaruye abantu benshi mwari kwandika muri comment ngo tuzamugarure mana urakunzwe ufite amavuta yose hari abantu benshi bagiye ndamukunda mwagize neza kuzana Eme muzongere mu mugarure kandi bakamara nabo batenti tumukunze nabo hari abandi nabo bakundwa na bose uri faranga ntakundwa na bose kandi ntawangwa na bose keretse urufaranga niko rutagira umwana muzaza muzakira ta umve muri ino si turi mwanya gasani cyane ukuyene na bose uziko n'urufaranga benshi barurutisha imana
cyane abenshi tubazi imana abenshi tubazi imana ko bakamenya ifaranga niko rutagira umwanzi kabisa gutese ariko umuntu nakana k'imyaka itanu ko makakubwira kakama kwiga kumenya kuvuga bese we waje ukagera kuri iyi si umuntu aza kubona tazi kuvuga tazi kuseka abanganga uriya muntu mujewe usunze uko ukaza kwanga yewe akamakwanga utaramuvugisha utaragira gute ese ndaterwa ni kubera kukubona nkari akamamba ntaguhawe gusa kubera akibona gusara kuri YouTube kuko umuntu akamakubwira gusa ngo ngore kuri amukunda mwanga na maraso yawe nayiwe ntabwo bayarahuye mubugingira wa mumwanza siri kwinti ziba zarahuye habe niko gucomeka negative na positive biza biruha ibaze kubona umuntu ntaragutuka ntaramubwira nabi umuzi nuwa from nowhere hakaba abandi ubona umuntu nkuko njyewe nkaba nzi Eme nkabona ntamukunda cyangwa ntamuvuga ati urareba Eme kuri yameze Eme kuri yasumuntu nijaribu none nanjye nkamangendera muri kujya umbwiye nkamangenda nkamananga Eme taramenya ngo Eme koko biriya bavuze niko ameze nkamangenda nkakwanga njyewe hari abantu benshi nagiye mbona byabayeho ariko njyewe so kwivuga neza njyewe ndankunda iyo umuntu ambwiye umuntu akambwira umuntu ndankunda ngo nigerereyo sendi ahubwo azakubwira azakwa amatsiko uriya muntu uramuvuze niko nyine niko ameze njye nkagenda nkikorera amakuru nkishakira amakuru hari igihe usanga njye nakoze research ku bantu nk'abangara si umwe si babiri nta masanga bya bintu ntaho n'ikinyoma cyangwa ukamusanga ngo nimba jewe n'uyu twakoraganye kamaza nawe ngashakisha uburyo ukorogana nanje mwega niwe twakoroganye amushakisha uburyo butoto nawe atazaza kuvugisha mu nyangire kama mukwicaho usuriya ari mukwicara kuvuga ni gutya ukamusanga umuntu ngo guzujana ngo nabukuru ngo ariko bukuru uramuzi ngo bukuru ngo wagize gutya niba nibibi cyane abantu mureke kugira mu nyangire je nimba nkwanze kubera iki nshaka kwisi yose kwanga njyewe singira ibyo bintu singira ahubwo wa muntu bavuze nabi njyewe neza nkunda kandi ndashaka kumwiyegereza kandi jewe wandi muzumera nanjye inshuti magara ujya abandi uko mbabwiye simbeshe njyewe ndabizi njyewe cyane nko ku ishuri hari ukuntu wasangaga nk'ishuri ugasanga hari umwana mana ishuri ryose rikamara umwana ntacyo yakoze bakama bamwana ukamagira icyangiro mu ishuri njyewe wa wundi niwe negera nukuri si ukubesha pe nanjye mpepe agashesho kagatuma wangisha undi mwana mukamamo umwanga ni nacyo kiganiro tugiye kuvugaho yani kuvuga nyine ngo wenda ugasanga kuko waruvuze ngo bamwe babonye turi kumwe nawe ngo ubundi yeme muzamuvugana nawe muraziranye bene nyine none se wowe uzumva gute mugaye wenda muri kumwe na drone none se babagiye gutyo ngo muzumva gute njyewe ntacyo byantwara kuko bariya nyine ariko ntawabarenganya bumvise bavuga ngo yemeye ngo byagenze gutya hari ukuntu baza reka mbisubiremo kuko si ibanga ngo yemeyisha umugabo tuzi aho yamwiciye ndi wari uhari tuzi koko nimba yaramwishe nimba ataramwishe ese ubundi ni gute muvuga ngo yaramwishe umuntu wari uri kwa muganga iyo ngiyo afite ubuhe bushobozi bwo kuja mu bitaro wagiye guhagarika serumu ari muri serumu washize serumu mw'amazi se wabize gute ariko ibyo ngibyo nzabindi abantu iyo umuntu nyine yakeneye kuvuga kaza burahahera none niyo mpamvu wenda bakubonanaga nk'umuntu turakorana n'umwicanyi njyewe hari uwamubwira ngo umuntu akabona nyine ngo noneho ngo uriya mugabo ngo w'abana akamubona we ntaraje ngo nawe arapfa ati nawe uwawe sha nawe birarangiye uramwishe sha ndamureba nukuri hari igihe njyewe uzi nkubitaho ikigambo n'uwo babona abwira sijori Eme ni inshuti yanjye abantu batabizi mu byumva mubimenya kuva uyu munsi Eme ari mu bantu namenye mbere muri Kenya kigera hano muri Kenya
ariko naje uri mu bantu nabo batumye mumenya ni je batumye mumenya nawe ni kwa wamenye ukubera Yesu mwami kandi inshuti ngengira nka Jori twaraturanye duturana muri pilote turasangira akabisi nagaye cyane rwose twege twarashe turarenza kuba ubushuti tuba nk'abavandimwe kandi namamenyana n'abavandimwe biwe none se mu gihe wenda bavuze bakakubuza ko umuntu wenda bamuzi nk'ingeso runaka cyangwa imyitwarire runaka bo bizumva gute birakwiye cyangwa wenda jewe kuba ngo bakuzize umuntu muri side yanje nta muntu waza ngo ashiremo mu nyangire ngo akora zino ngeso ntukazujana nawe ntukazimuvugisha nawe batazaza kugufata muri yari shauriyeno ndi umuntu mikuru cyane ufite imyaka yeneje buri kimwe cyose ufite guhitamo ikibi n'ikiza wenyine uko yuko amanzirika akamambwira ngo kubera ko ndi indaya nawe uraba indaya kubera ko tuba ariko n'umuntu ukeneye kubana n'abandi bantu no muvugisha twosangira twojana akagira ibyiwe nanjye nkagira ibyanje buriya mu buzima ntibakakwiceho umuntu uzureke iwawe nyine agupfeho ibyo wiboneye apana ngo wabwiwe ngo bavuze oya hari nyine bambwira ngo nkagira ubwoba cyangwa nkagira urwiteka kagira complex yani ko mana base kandi bambona neza ubu uri igifu kuko genda ukora analyse ngiri ya Jolie aba yavuze teme biriya koko bavuze umuntu bamwe n'abantu batatu bane naje ibyo byose ni ingenda sinzareka kubona aho mawiri uzareba inzu y'umunyabucafu cyane uzugenda gutya ugishika kama wiyegerezwa n'igitsira kiva nk'ahana hariya cyangwa ukiyegerezwa n'isazi 6 zirindwi ntawaneye ntawagize ngo umwanda wihishe ukiyegerezwa n'igikombe agasahani byonyine bikagutanga kukubwira amakuru myiza atarayakubwira ukama wibonera ukuri yego niko na wa wundi nawe umuntu mubi wenyine nimbaza akora ibintu ibi kugiye wicaranye n'umuntu nimwogira n'isaha utaramenya comportement ziwe uzamumenya ngo mutagira igipindi cyari byose takeye ndakunda abashitsi b'imwe ndazayishira mu masegonda gusa muhitanye wari wabona aho kwakoresha ubujyajya mu kukuvugisha wari wabona aho umuntu ushika mukama mwisanzurana mukama mugira nkaho mwari mumenyeranye igihe kirekire kandi aribwo duhurana emene ka connection zacu zikururana gute umunsi wa mbere namucyaha nacubuza inkweto twama tutaranaturana turakunda kabiri kangahe abansanze aho nari naho umuntu kukubwira ngo uzazugira ngo complexe yuko bakubwiye ngo kana kameze ngo nawe wamuhurushirizaho ubwo kumwegera kandi ukumurushirizaho kumwegera na wa wundi wakubwiye ya makuru naho biza birangira akubasanga namubwiye ya makuru ntacyo byazamutwaye ariko naje uyu munwa wanje akama wenyine yiyiza majorite ntababeshi turuze abantu bose bari baramvuze bangira inande ubu nyine nzo shiti zawe niba ngigwa ngo ni inshuti ngewe ni kwegereza umwami Imana yanjye inshuti kandi apana za hypocrisie agahishuka akakubwira ngo nukuri ko Imana narakwanze nari narakwishizemo nabi ariko selo nuko ibihe bigenda ndagenda mbona selo nuko ibihe bigira gutya naje gusanga bya bindi bari barakubuza byose womba barira akaza kumvugisha ariko umutima wanje warakize urumva niyo mpamvu ntukamu ukuraho nawe wakawe genda kwigerera nimba zaterana imbuga itanga ubona atangiye kuyizunga ariko atarayikufatira gutya ngo bavuze buriya kuba nawe no gukabisa mu buzima bwawe tukagendera mu kanaka yavuze numvise bavuga oya umunota 22 arawa ya nuko nguko ngiraga kameramena wanje ngaha azayama kubagura akanjerekanya akanzinga cyane we ubifite experience ndagira ngo byakubayeho si ibintu byo guhisha ukabumva nk'umuntu nkareba nkaho mu muhana wenda ukabona wenda abantu bamwe wenda nk'inshuti zawe mwavuganaga ubona batangiye kugucikaho ese bakazagucikaho cyangwa bakubona bakabona izo ntazo nigeze izo seke ntazigeze ariko inshuti nyayo simba nkubwira ngo mama Skyler na papa Skyler cyane
twarabanye turongera turabana babandi bazavuga ngo mu bihe bibi nziza naba kabisa n'abandi rero wa undi uzakubwira ngo mu bihe bimwe sinakuba n'ubundi ntabwo n'ubundi yari ahari ni za zindi za nyamumpa mujye duhurirane mu nzira bite ntambuka ariko umuntu unzi neza twasabanye neza sinzi uko wa muntu nimba hari umuntu mama Skyra ni umuhamya nta muntu twokwicarana tukabana gutya neza kumushaka niba ukeneye gususuruka ushaka ibice kuko singira mandi niyo mpamvu muza mubona hano kuri YouTube babwira ngo neza kukubwira inkuru zaba nyifite igihamya sinzi guhimba none se zije zose twabonye uko nkobara abantu zigira lejo bavuze ati turakujana kuri polisi sawa ndoyi kitabu to watch news none se bane kuzibara abantu bose bakonkoboye nza numva ngo iza kwigaho no kwa mangutekingira habe n'umwaka n'imyaka 2 gashira kandi nkakugira inshuti none ko bene yindi magara ariko kukwishura kwanza ibyo wankoreye kandi ariko nje ninja kubikwishyura uza wishura mbikwishure apana kuba ngo nguhimbire kubera ko wangiriye nabi mbikwishure ngufitiye ikimenyetso runaka no kuba ntuhimba ukora makishona ubundi nyinde mu buzima iteye gute lalele tukama tujana muri victim sheri shushu hayi re naho yinjiriwe ntiyabimwe ariko nimo ndagushaka ABCD zawe neza zakuzanira nta mahimba ngira navyo bindi ngo bazavuga ngo abanyamurenge ngo mu marenga ntayo nzi tana nukoresha no gusatura so kwa birangira ikera nta bivuze se cyangwa nana tayimuro no kuba ngo birikora nyine ngo tumenye wabivuze ubu ya kubera ko ariko nteye ta kandi ngira niyo mpamvu nanga n'umuntu nza n'amahimba nimba unyanzi amubigaragaza nimba unankunzi itubinyereka apa n'ibintu byo kunjana bico coro yewe n'ukuri kw'Imana ni gute washa kuri nyambo ako karagapfu kanga se nk'ibindi bintu ugiye nyambo wanze gakwishira ibanga ryawe nyambo ntabwo ari buze gushajya ari ndo amubwiye sakabati kawe usuri mu kuvugisha gute bukuru uko muratandukanye guke yamubwira ngo ukuru mu kumutesha umwanya muri kwa kumuvugisha urumva hajye njyewe none nimba ari nagukundaga byanyabyo ugwanguruza gwiko jero uriku kandi njye nakwanga simbi guhisha nuko niba wanze umuntu urabimwereka nawe nimba mukunze abantu bagize gutyo njye ntabwo kwanga ngo guhishe zaza ngo kwiyobera bari kugira uburyarya mani niyo twaba turi mu bantu no kuramutsa kubera kuko turi mu bantu nkona kubwira ati ndakuramukisha ariko umenye ngo shegwe nawe kuna lakini arakamina kamina ishane ngo nuko turi mu bantu nyiyomyoreho uranjena nuko niko nteye none se wewe ukumva wenda renka kwa kundi hari ukuntu nyine twumvaga nk'amazina usanga nk'umuntu nyine wenda bakamavuga ngo wenda sote kwa ngura n'indaya umuntu tukajana rara n'indaya niba ari indaya hari umugabo wawe yari yatwara nendaya hari umubiri wawe yari yajana gucuruza iyo muretse akagumana uburaya bwiwe iyo uretse ukagumana uburaya bwiwe ariko gusa mwebwe mukaba inshuti ziraho neki yo guhindura mu myaka ufite 30 20 na araguhindura koko ikuca utazi naguhindura se kuzabona wowe wari ubishaka cyangwa wari uri muri yanzira wari warabuze uwo gushora ngo kushana sasa ubonye inzira neza y'umuntu uzaza ukurundikisha iko mukundanye mu uzumubwira ati yewe turakundana ariko ga je ziranzira uzujamo uzazire uswate nta nubwo ari mziza ko winjira muri private y'umuntu sekira niyo nzira yiwese mukomeza mubane mu byanyu muhurira naho ariko kurenga mu nziwe abo yavugiye matabizi kuko ari bubi cyangwa atari bwiza seki wabibona kuko nakazi kiwe kamisi yose nanagakunda so wishaka kumenya nimba ari umurozi n'uburozi bwe ikibintu uko azoza cyangwa wenda ko barutuko dushana n'umurozi ikibonye aho uroga yabonye aho wisha umuntu nta nabwo yaguhati yemwe ukuri inshuti yanje naguhaye kararoga kivyake si wowe haroga nta nubwo ahaguha ngo mufatikanye muri kumwe nk'abandi bantu bazima umurekere nimba arawufure ubwo n'urubanza bwiwe buri bizifu none bizifu kamera ko ganabo hari ko kuvangura umuntu n'umurozi tukajana runaka n'umurozi ayo takaza jana nawe waramubonye uzamugirwa gute kuko abanyamurenge tugira nukazu ariko turamubonye dura abanyamurenge yashaka kukwica neza kwandagaza
umurozi aza kwita umurozi rigahama birangira rigahama umwana w'umukobwa akamananirwa gushaka abamuhamije bonyerera mu amazina n'amasano n'izindi si meza cyangwa kukwitirira ikintu cyangwa akamavanga bamwe bakama babigwaza ni mwiza ngo ariko nyina bakumvikana n'abayikombe akamazira icyaha cya nyina n'uwo nyina ntubizi kuko ari n'umurozi aya noneho hari n'ikindi ukamusanga umukobwa kubera gusa gutukisha iwabo yama yigira umurwayi niwe n'abayumbe uzamuvuga kuko ari kana kuri mu kubona akamavuga ati bukuru uko guracyari umukobwa iwanyu ni bukuru uri mukundoga afatikanyije na nyina bakamagurura neza kandi uri peupe na nyoko peupe jewe reka mbabwire niba ari ikintu neza ndembera abarozi barahaba bien sûr ariko icyo mpamiriza n'Imana yo mu ijuru jewe nta murozi ntinya turuzi ko akunda abandi bazabyara ngo akamavuga ngo umuntu nimba kuzana isukari abakujengereje je ndamutinya oya buku babarira ngo nimba umuntu akuzana ngo isukari babarira wayanguye menye ngo nabona sohotse uko nyine ari abantu bazamena isukari mwage mwinzanira ayo woweho tuzomenya wende mwana mwinzanira uko nukwizera guke rero reka dusoze kenshi bari kumuhamagara cyane urumva twari tuvuze ngo hari umuntu sibyo Kasarani wabyaye abiwabo barikura n'imitwe nk'abagiye kugemura ijyambere baje guhemba yari umwana wa mbere umugabo yamaceceka ngo ce barahemba bakora buri kimwe cyose barataha nimugoroba amaze kubona ko barengutse imifuko ya zakawunga imifuko y'imiceri amasukari no hanze no kubiyana abaturanyi ku muhanda bibu oya wiki aramena kabisa ibintu biramenwa kurazi uburozi bwa nyoko ukabuzana ku mwana waje ngaho mbwira ko kandi uwo muntu n'umupagani tubasize aho ngaho mugende mwibaze kandi mutwandikire kuri commentaire ese bino bintu tuza tuvuga ni ibintu bitabaho cyangwa bibaho se kandi nimba bibaho niki nk'abafana mwege mwobwira aba bantu baha bategera muri commentaire niho tubasigiriye koze cyane bye bye bakoze bakunze Kwandagano TV mukomeze mukandeho turabakunda cyane ciao ciao